reka dutangire nanone gahunda y'ijambo ry'Imana. Nongere mbasuhuze izina ry'Imana Yesu, bifuza amahoro, urukundo rw'Imana n'imigisha y'Imana. Tugiye gusenga rero, dusengera intego y'iri jambo tugiye kuganira, iravuga ku mbaraga z'Imana. Turi buvuge hejuru imbaraga z'Imana. Rero nsenge, hanyuma abo turi bugendane nabo tuzakomeza kugendana, nzi neza yuko tuzafashwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari imbuto itagibora. Kandi dusenge rero, dufatanye gusenga. Mana yacu nziza, ngiye kugushima, cishwe bugufi cyane ku birenge byawe mukiza wanjye, ngiye kugaburira abantu bawe ijambo ryawe, ibyo kurya. Ijambo ryawe ari ibiryo, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni amata. Ndagusaba kugira ngo rero urisukeho bwiza bwawe n'amavuta, kugira ngo ubwo tugiye kuriganira ndigabana n'abanteze amatwi n'abazantega amatwi, twese tuzafashwe, kandi icyubahiro cyose kikugarukire, ari ubuhamya, ari byo mvuga byose, kuboko kwawe kubane nanjye, kandi icyubahiro we gihabwa ncishwe bugufi. Urakoze Uwiteka, muzikara ku munwa, maze mvuge sobanura mu ijuru, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira hejuru y'imbaraga z'Imana, kandi ntabwo turi butinde. Yankunda kuvuga ngo tugiye kwanzika twinjire mu ijambo ry'imbaraga. Urwo ndi buvuge hejuru y'imbaraga z'Imana, ndabizi yuko imbaraga z'Imana ziri bagereho. Iri ni ijambo risoza iki cyumweru, ubundi ni ryo ku cyumweru. Ubwo rero turihure n'imbaraga z'Imana zikomeye mu ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Reka dusome Luka 5:17. Turaza kugenda twigira imbere, hanyuma tunasesengure amabanga y'ubwami bw'Imana, kuko duhirwa yuko twamenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Umusomye nsomerere. Ku munsi umwe muri iyo yarigishaga, uwo ni Yesu. Abafarisayo n'abanyamategeko bari bicaye aho ngaho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya ni Yudaya ni Yerusalemu. Bavuye muri ibyo birorero bose baraje bicara aho ngaho Yesu yarimo kwigisha ijambo ry'Imana. Kandi imbaraga z'Umwami Imana, haleluya, kandi imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Subira muri iryo jambo ryuvuze. Nuko umunsi umwe muri yo yarigishaga, abafarisayo n'abanyamategeko bari bicaye aho ngaho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya ni Yudaya ni Yerusalemu. Kandi ikintu kinshimishije ngo imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Imana ishimwe cyane. Ndavuga hejuru y'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Umwami Imana zari muri Yesu zo kubakiza. Urumva bari bicaye batandukanye, ariko ndaza kuvuga kuri aba bantu bitwa Farisayo n'abigisha amategeko, nabo ngo bari baje bavuye i Yerusalemu, bavuye i Galilaya, bavuye mu birorero byose. Turaza kureba harimo n'abandi bantu bose bari baje gushaka gukira indwara. Ikinejeje mvuga hejuru y'imbaraga z'Imana nuko imbaraga z'Umwami Imana, imbaraga z'Uwiteka zari muri Yesu zo kubakiza. Ni ukuvuga rero ngo abantu bari benshi, turaza kubisesengura turebe. Nakomeza asome aho yaragejeje, nze kubisesengurira kimwe. 18. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye. Igihe rero bari bicaye, urumva harimo abigisha amategeko, harimo abafarisayo, harimo abandi bantu batandukanye bicaye aho ngaho, ngo haza umugabo, haza abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Urumva Yesu yari afite imbaraga zo kubakiza. Noneho bari abagabo bazanye umuntu, noneho basanga aho Yesu yari ari aho mu nzu huzuyemo abantu, babura aho banyura. Noneho ngo babuze aho bamwinjiriza, ko hose abantu bari buzuye, no mu muryango buzuye, kuko abantu bari bahuzuye. Noneho burira hejuru y'inzu, bamucisha mu mategura, bamanurana n'ingobyi hagati
hagati yabo imbere ya Yesu, bapima aho Yesu yari ari ahagaze arimo kwigisha, bapfumura aho ngaho, bamanura ingobyi y'uwo muntu. Noneho Yesu abonye kwizera kwabo bagabo, aravuga ati, wa mugabo, ibyaha byawe urabibabariwe. Reka rero abanditsi n'abafarisayo batangira kwiboranya mu mitima, baravuga ngo uyu ninde wigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine. Batangira kwiburanya mu mitima yabo, bavuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Turaza kuvuga kuri abafarisayo n'abigisha amategeko, tuze kubigeranya no mu gihe cya none. Ukuvuga ngo Yesu imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza, noneho rero igihe kirageze ngo zitangire gukora. Niyo mpamvu mpamya ijambo ry'Imana mvuga ngo iki gihe tugezemo tugomba gukorana n'imbaraga z'Imana, kuko isi nayo ifite izindi mbaraga. Hatabaye gukorana n'imbaraga z'Imana twananirwa torero rya Kristo. Kundi mo ndigisha itorero n'abandi bazumva ijambo ry'Imana baziha, nihataba gukorana n'imbaraga z'Imana tuzananirwa, ko iyi si irimo imbaraga zigiye zitandukanye, irimo abantu bapinga, irimo abantu batandukanye. Noneho Yesu rero igihe cyari kigeze ngo imbaraga zigaragare zari muri we, barapfumura bamanura ingobyi ngo babonye kwizera kwabo, aravuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Abandi bari aho ngo abafarisayo n'abigisha amategeko bicayemo, noneho ngo baravuga ngo uriya se ko yigeranyije ngo ninde ubabarira ibyaha atari Imana. Noneho komeza twumva Yesaya 26. Maze Yesu amenya ibyo biburanya. Yesu kuko atahishwaga yari Imana, ntiyahishwaga ibyo mu mitima y'abantu. N'ubu kugeza ubu Yesu ntabwo ajya ahishwa ibyo mu mitima y'abantu. Umuntu ashobora guhisha umushumba, umuntu ashobora guhisha abantu, ariko Yesu nta muntu ujya umuhisha n'umwe. Noneho ngo abonye ibyo biburanye mu mitima yabo, urumva ntibabishyize ku mugaragaro, babivugiye mu rwongorera mu mitima yabo. Arababaza ati, muriburanye iki mu mitima yabo? Icyoroshye ni ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nkamubwira ngo byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Haleluya. Abwira icyo kirema, aravuga ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya uyu mugoroba ijambo ry'Imana rikugeraho, rihure nawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zihure nawe mu izina rya Yesu. Ngo muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi ye yari aryamyeho, ataha ahimbaza Imana, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Reka rero murebe ukuntu byari bimeze. Bibiliya itubwiye ko imbaraga, ndavuga hejuru imbaraga z'Imana, kandi imbaraga zari muri Yesu z'Imana yamusutseho, kuko mu byakozwe n'intumwa aravuga ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho imbaraga n'umwuka wera, akagenda agirira neza abantu, akiza abo Satani yatwazaga igitugu. Zindi Bibiliya nk'iz'icyongereza, igifaransa, igiswahili bavuga ngo ni irya Yesu, uko Imana yamusutseho amavuta n'imbaraga n'umwuka wera. Ni ibintu bitatu Imana yasutse kuri Yesu, kandi Bibiliya ivuga ngo ibyari bimuzi yabiduhayeho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Niyo mpamvu Bibiliya none ivuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Rero ndavuga hejuru imbaraga z'Imana na n'ubu zirakora kandi ziracyahari. Noneho zari zigaragaje ko zavuye muri Yesu zikiza uriya muntu bari bamanuriye imbere ye. Harimo abantu rero b'abafarisayo barijujuta, baravuga ngo arigereranije, ariko igitangaza kiraboneka. Kimaze kuboneka, reka mbanze mvuge kuri abo bafarisayo n'abigisha. Abafarisayo n'abigisha amategeko, n'abayobozi b'abanyedini nibo bahagurukiye kumurwanya i Galilaya. Abo bantu nibo abafarisayo n'abigisha amategeko, urumva ntabwo aribo bari bonyine muri iyo nzu. Abandi bari bategereje ibitangaza bya Yesu, ariko abandi bari bicayemo kugira ngo kuko ni abantu bahoraga bamutega imitego kugira ngo bamunanize, bavuga ko atari Mesiya, bavuga ko ndetse hari n'abo bavuze ngo ni umukuru w'amashitani, ngo ni Beelzebuli muha imbaraga. Bari bicayemo rero bataje kureba igitangaza cy'Imana, cyangwa bataje gushyigikira Kristo, ahubwo ni abantu bahoraga bamurwanya. Ahantu hose bahoraga bamurwanya, bahagurukijwe rero no kumurwanya aho za Galilaya. Abafarisayo ubundi
ryaba risobanurwa ngo n'abitandukanyije, n'abantu bitandukanije, baritandukanyije kandi babaga mu gihugu cya gakondo ya Isiraheli mu midugudu itandukanye, ariko bari baritandukanije. Noneho kandi ikintu cyari cyatumye bitandukanya, kugira ngo mbisesengure neza, mbibabwire neza mu byumve, bigishaga mu masinagogi, mwumve, bigishaga mu masinagogi, ndetse ari intangarugero mu by'idini mu maso y'abantu, ndetse bari bigishaga mu masinagogi, ndetse bari intangarugero mu maso y'abantu, ndetse bari barigize n'abarinzi b'amategeko ndetse no kubahirizwa kwayo. Urumva, bari barigize abarinzi b'amategeko, nibo bayarindaga, no kubahirizwa kw'amategeko kwayo nibo bari babifite mu nshingano, kandi bari intangarugero mu by'idini mu maso y'abantu, kandi bigishaga mu masinagogi. Kera amasinagogi muri icyo gihe cyabo yabaga ku tununga, nibo bigishaga amategeko, ndetse ngo bakaba n'intangarugero mu by'amategeko. Ndashaka kuvuga hejuru y'imbaraga z'Imana, uza kunyumva neza. Nubwo byari bimeze gutyo muri icyo gihe cyabo, bari barishize ku ruhande, noneho bakurikiza amategeko, barayiga, barayanonosora, barayamenya, barangije noneho baranayarinda, barangije ngo bakaba icyitegererezo imbere y'abantu, ngo bigira n'abarinzi b'ayo mategeko. Kandi ikindi, ngo bafataga imigenzo yari yarababayemo akarande nk'aho ari iyera, ndetse ikaba ifite ububasha ku byanditswe byera. Ni ukuvuga bari bafiteho imigenzo yari yarababayeho karande. Ndavuga bari abafarisayo, abanditsi, abatambyi, bose barihuzaga, noneho bakaba mu muryango w'abafarisayo, muri iyo gurupe y'abafarisayo. Urumva rero ibintu byabarangaga, bigishaga mu masinagogi, kandi bakigisha amategeko, kandi bakaba icyitegererezo, bakaba intangarugero mu by'idini mu maso y'abantu. Kandi ngo ndetse bari barigize, mu nyumvira ahantu, bari barigize abarinzi b'amategeko, ndetse no kubahirizwa kwayo. Noneho ngo bafataga imigenzo yari yarababayeho karande, nk'aho ari iyera, ndetse ikaba ifite ububasha nk'ubw'ibyanditswe byera. Urumva urwego bari barinze amategeko, baranayambaraga, bari intangarugero mu mategeko. Ariko hejuru yo kuvuga imbaraga z'Imana, Yesu Kristo Imana imaze kumwohereza, ntabwo bigeze bamumenya. Ni ukuvuga bari bariziritse kuri iyo mihango yabayeho karande. Turagira ngo dusobanukirwe imbaraga z'Imana ko ntaho imbaraga z'Imana zitandukanye n'imihango y'abana b'abantu bishyiriraho. Nizo urumva Yesu yatangiye kwigisha ngo imbaraga z'Uwiteka zari zimuriho, kandi abantu baje bazanye umuntu waremaye, bamumanuriye imbere ye, aravuga ngo ibyaha byawe ndabikubabariye. Haleluya. Noneho ngo kandi arangije, abantu batangira babandi navuze bari bafite amategeko y'imihango yababayeho karande, barayiziritseho, bayarinda, ari icyitegererezo cy'abantu mu by'amategeko imbere y'abantu. Ariko iby'Imana birabayobera, kandi nabo bari bazi Imana ko bwari ubwoko bwatoranije. Ariko ibya Yesu birabashobera. Muri yaravuze ngo byabaye abayuda, byayobeye abafarisayo, byayobeye n'abanditsi. Noneho bamuzaniye kiriya gihetswe n'abandi bapfumuye inzu, abonye kwizera abanza kubarira ibyaha by'icyo kirego, y'uriya muntu waremaye. Icya kabiri, noneho abonye biburanyije,
aravuga ati se kubabarira no kumbwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende, igikomeye ni nibwo amutegetse aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe ugende, ngo abasohokere imbere aragenda. Babibonye ntabwo bigeze banezera, kuko aba bantu, aba bafarisayo, aba bigisha amategeko, aba basadukayo ni abantu bahoraga bashaka gutega Yesu imitego ngo angushe mu mitego bamunanize ko atatumwe n'Imana. Ariko imbaraga z'Imana zari kuri Yesu nizo zagiye zibananiza. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire yuko wowe unyumva nk'umukristo cyangwa umukozi w'Imana, nitudashaka imbaraga z'Imana muri iki gihe ngo zituyobore, tuzananirwa, tuzajya imihango y'akarande, natwe izatubaho akarande imihango. Noneho duse naho urumva ngo basaga naho bafite iyo mihango yera, bakayita ko ari imihango yera, bakayita yuko ndetse bakayigeranya n'ibyanditswe byera. Icyo nshaka kugobotora hano iki rero, ndashaka yuko twizera izi mbaraga z'Imana zari muri Kristo Yesu, ko ndi buvuge hejuru y'imbaraga z'Imana. Kumuca intege Yesu ntabwo byabakundi, kumunaniza no kumutega imitego ntabwo byabakundi. Kubera iki? Yari afite imbaraga z'Imana. Natwe tudafite imbaraga z'Imana twananirwa kubwira abantu, kuko narababwiye ngo abantu muri iki gihe bazi ibyanditswe, barabatijwe, barakomejwe, abantu biswe n'andi mazina ya kabiri, noneho bakibwira ko ari aho bigarukira. Nibigarukira aho tuzaba turi mu mihango isa n'iyera, ariko nujya kubona ubone turikorera ibyaha. Yesu rero ikintu cyamuranze kigatuma agera no ku butsinzi buhambaye n'imbaraga z'Imana zamuyobora. Ndetse usibye na Yesu, n'abahanuzi n'intumwa n'abahanuzi babashe gutsinda urugamba, n'abantu bari buzuye imbaraga z'Imana. Itorero rya none, twebwe abirutsi ba nyuma, dukeneye imbaraga z'Imana. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana zigaragarira abantu, kuko Yesu amaze gukora cyo gitangaza, abantu bagize ubwoba baratangara. Nubwo hari harimo biburanya mu mitima bamutega imitego, ariko bahuye n'ikibatsi cy'imbaraga z'Imana. Ndagira ngo nawe uyu mugoroba uhure n'ikibatsi cy'imbaraga z'Imana. Reka nsobanure. Nababwiye ko abafarisayo n'abigisha amategeko bafataga imigenzo yari yarababayemo akarande nk'aho ari iyera, ndetse ikaba ifite ububasha nk'ubw'ibyanditswe byera. Urumva iki ni ikintu gikomeye. Ariko ibya Yesu birabayobera, barabirwara, kandi bafite iyo mihango. Mariko 7:8, itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Unyumvire, aba ni babana navuze b'abafarisayo n'abigisha amategeko, abayobozi b'abanyedini, kandi nibo barwanyije Yesu. Mu nyumve, arimo arakora imirimo y'Imana, arabwira ko yatumwe n'Imana bakamupinga. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga z'Imana bakunda. Arababwira ngo yarabarebye, arababwira ngo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Icyo nicyo kiranga abantu benshi muri iki gihe. Itegeko ry'Imana barirekera gukomeza imihango y'abantu, aho kugira ngo twubahe Imana, aho kugira ngo tugendere mu mbaraga z'Imana, tugendere mu kwera kw'Imana nk'uko Imana ibishaka. Biravuga mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwakwezwa, kutejejwe atazabona umwami Imana. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri, ngo utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Noneho rero muri iki gihe Satani, kuko yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura, ashuka abantu, bakaba bafite ibintu bisa naho byejejwe, ariko noneho bagasuzugurira iby'Imana, ngo basuzugura itegeko ry'Imana bakarisimbuza imihango y'abantu. Ya mihango yejejwe yatubayemo akarande. Munyumve neza. Soma umurongo wa 13, simbuka ujye ku wa 13. Nuko ijambo ry'Imana, hano ngo ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa. Yabwiraga abafarisayo, mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo
yanyu ni ukuvuga yababayemo akarande. Ukuvuga icyo abafarisayo bakoraga n'abigisha amategeko n'abanditsi, bo bari bafite imigenzo isa naho yejejwe kandi bitirira Imana, nyamara bakayikora kandi bayikora baganisha ku Mana, nyamara iby'Imana ibabwira bakabisuzugura, noneho bakimika imihango ngo yababayeho karande. 13 hasubiremo. Ndashaka gukuraho iki kintu. Nuko ijambo ry'Imana ngo nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yayo. Niyo ari umuco ngo imigenzo yabayemo akarande. Bari bafite imigenzo basigirana basekuru, none ibabamo akarande. Imana ishatse kubahora abantu, yohereza umwana wayo Yesu, aje atangiye ubutumwa bwiza, baramuhagurukira baramurwanya kubera iyo migenzo y'abantu. Mpamvu mvuga hejuru y'imbaraga z'Imana nuko ari itorero rikeneye muri iki gihe. Nitutagaragaraho ikimenyetso cy'imbaraga z'Imana, hari n'izindi mbaraga zirimo gukorera mu isi inshuti. Imbaraga z'abarozi zirahari, imbaraga z'abamaje zirahari. Nabonaga umuntu witwa ngo ni Maître Kajos, niko yari yize, nkamuhaga nk'amafaranga, niyo muhaga make yawe niyakoraga menshi, agafata umusumari wa 15 akagira gutya akawuvuna, hamwe yakawuvuna. Wese wafata umusumari wa 15 akawuvuna ukuntu ungana, kubera ko afite imbaraga zimukoreramo akawuvuna, kamuhereza amafaranga akigenda. Nitwa ngo ni Maître Kajos. Twebwe rero itorero icyo dukeneye izo mbaraga zihari, tugomba gukenera imbaraga z'Imana nk'izakoreraga muri Kristo Yesu, natwe zikadukoreramo nk'itorero kugira ngo hame gutandukanya imigenzo y'abantu n'ibyera by'Imana. Mu yandi magambo, niyo ntambara ndwana, nibwo butumwa gutandukanya. Biriya yatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose n'uwo kweza, ngo kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Kandi iyo uvuze ibyo kwera muri ino minsi y'imperuka, abantu bavuga ngo uri umusazi, baguhindura umusazi. Njyewe ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, ibyo mbihoramo. Kandi aba bantu bicaye mu nsengero, iyo mvuze abantu ni idini, oya twitwa abarokore, ariko umuntu ashobora kuba umunyedini mubi ndetse umurokore. Ndagira mbabwize ukuri, hari ubwo tuvuga ibintu mu rusengero abantu baba ngo buriya baba babibabwiye, harimo abantu rwose bajujura bakavuga ngo baba babibabwiye, ngo hanyuma akaza kwivugishwa yuko Imana ibakoresha. Oya, hariho abantu bapinga imbaraga z'Imana kugeza bugingo n'ubu. Rero nuko Yesu yababwiye ikintu rero gitangaje. Aba bari baje bakaza mu nzu, noneho babona ibitangaza by'Imana bagapinga Yesu. Bari ukwabo, bari abafarisayo n'abigisha amategeko n'abasadukayo. Nyamara Yesu we yari yaramaze gukorera Yerusalemu ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Umurimo wari wazanye Yesu ni ukugira ngo asohoze iby'Imana yamutumye. Niyo mpamvu Imana yamwambitse imbaraga. Haleluya. Ikindi gice kirera kirimo kiramurwanya kivuga ngo Yesu w'Imana ngo ni Satani, ariko Yesu yari yatangiye gukora ibikorwa by'imbaraga z'Imana ahereye Yerusalemu. Ibyo yakoraga ni ukuvuga byari bitandukanye n'ibyo ngibyo. Abana rero b'Imana bayobowe n'imbaraga z'Imana, mvuga dukwiye gukora ibitandukanye n'iby'imigenzo y'abasogokuruza badushizemo ikatubaho karande, ahubwo tugakoreshwa n'imbaraga z'Imana zikagaragarira abantu bose bagahindukira bakihana. Reka mbereke ukuntu Yesu yari yatangiye gukora imirimo y'Imana uhereye Yerusalemu. Hariya bamusanze i Kaperinawumu ari mu nzu akora umurimo, kandi bari bazanywe no kumurwanya no kumwumva ngo bakomeze bumve ibyo avuga, ko bari barize amategeko. Abantu ubundi abayuda bigaga amategeko inyuguti ku nyuguti, ntago bayisimbukaga, bayaga ku ijambo rimwe akiga inyuguti ku nyuguti, inyuguti ku nyuguti, inyuguti ku nyuguti, biragenda birabuzura, noneho bibabaho imihango ya karande. Yesu aje azabwiriza ubutumwa bwiza bwo kubohora abantu. Haleluya. Kuko yari yuzuye imbaraga z'Imana.
ibyo barimo rero we si byo yari arimo. Yesu yaramaze gukora kuri Yerusalemu ibitandukanye n'ibyabo ngabo. Ni ukuvuga itorero riyobowe n'Imana na Yesu n'Umwuka Wera rigomba gukora ibitandukanye n'iby'imigenzo y'abantu. Kandi ndavuga imigenzo yejejwe isa naho ari imigenzo y'Imana. Ariko Yesu yavuze ngo itegeko ry'Imana barisuzugurira kwimika imigenzo y'abantu. Nicyo kintu kigoye abakristo twebwe b'iki gihe. Gufata Mana yanjye, Mana, niba muri bubyumve neza, kwita siko misobanuro kuzana imigenzo. Ni ukuvuga twarabatishwe, abantu twasezeraniye no mu rusengero, bamwe turaterana tukiriza ubusa tugasenga. Ariko hari ahantu mushaka kuvuga hejuru imbaraga zimenagura umuntu yarangiza akabaho mu buzima bwejejwe budakora icyaha. Nicyo cyatumye Yesu aza, yaraje kumenagura imbaraga z'imihango. Yasaga naho yejejwe, kuko biravuga mu Bakolosayi ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga yarudukujeho kuromba ku musaraba, amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ngo bahemura ku mugaragaro abivuga hejuru kubw'umusaraba. Ubwo ni ubutumwa bwiza ndimo kuvuga bw'imbaraga z'Imana. Rero icyo ushaka gukurayo mu nyumve bakristo bene data, abanyumva n'abazanyumva, turarenga urwego rw'imihango yatubayemo karande twasigiwe n'abasogokuruza isa naho yejejwe. Urumva ko bariya barindaga n'amategeko kandi bagasa naho ari icyitegererezo cy'abantu mu maso y'abantu, ko bakoraga imihango yejejwe. Iyo amategeko ya Mose yanditse, hariho n'indi bakoraga itanditse. Nibyo bari barimitse. Yesu aje guhuza abantu n'Imana ngo akureho urwo rusika rw'imihango y'abantu. Bahaguruka ntibamumenya baramurwanya. Niwe yarabyivugira. Rero yakoreraga i Yerusalemu, yahakoreye ibintu binyuranye n'ibyabo. Itorero tugomba guhaguruka tugashaka mu maso y'Imana, tukambara imbaraga z'Imana, tugakorera mu isi dufite imbaraga z'Imana. Eliya igihe ari ku musozi wa Karumeli, iyo ataba yambaye imbaraga z'Imana barahaguye. Ariko yabwiye Abisirayeli ngo muzagezahe guhera mu rungabangabo, ngo Uwiteka niba ari we Mana nimumukurikire, ngo niba Bayali baramukurikira, kuko Isirayeli yaravuye ku Mana. Hanyuma ikajya rimwe bagasenga Imana, ubundi bagasenga Bali. Eliya arababara wita ishuri, aravuga ngo nibiguma gutya ndavuze ngo nta mvura izongera kugwa. Imana irabishyigikira, imvura irahagarara imyaka 3 n'amezi 6. Dukeneye imbaraga z'Imana. Yesu igihe yigishaga bamuzaniye umuntu, arangije aramukiza aragenda. Icyo nicyo gikeneye muri no minsi y'imperuka kugira ngo abantu bizere. Yesu yaravuze nimutanyizera mwizezwe n'imirimo nkora, ko yakoraga ibitangaza mu mbaraga z'Imana. Ndashaka kuvuga hejuru y'imbaraga z'Imana. Haleluya. Reka dusome Yohana ibice 5 ku murongo wa 16 tugeze na 18. 5:16. Murebe ukuntu Yesu yakoraga ibintu bitandukanye n'ibyabo ngabo. Itora tugomba gukora ibintu bitandukanye n'imihango y'abantu. Kandi imihango y'abantu niyo yuzuye mu isi. Nicyo cyatumaga Abayuda bashaka kurenganya Yesu. Ngo nicyo cyatumaga Abayuda bashaka kurenganya Yesu. Bashaka kurenganya Yesu. Kuko yakoraga bene nk'ibyo ku Isabato. Kuko yakoraga bene nk'ibyo ku Isabato. Ariko arabasubiza ati Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. None wumve rero ya gurupe navuze ngo nicyo cyatumaga bahandi yabaga mu mihango no mu migenzo yabayeho karande, ngo nicyo cyatumaga Abayuda barushaho gushaka kwica Yesu, kuko uretse kuzirura Isabato gusa, ahubwo ahora yita Imana ko ari se bwite, kandi akigereranya nayo. Umva ibintu bashinje Yesu bibiri muri iri jambo. Baravuze ngo icyambere azirura Isabato, icya kabiri baravuga ngo yita Imana se bwite akigereranya nayo, ngo nicyo cyatuma barushaho gushaka kumwica.
bamushinja ibintu bibiri ibyo ngibyo. Ntaziririza isabato arayizirura, kandi yita Imana ko ari se bwite akigereranya nayo. Ariko Yesu arababwira ngo ndakora, ngo data arakora nanjye ndakora. Byari bigenza bite? Kuki bavuze aya magambo? Haleluya! Kuki bashakaga kumwica? Umwana w'Imana wuzuye imbaraga z'Imana niwe yagiye guhagarara n'ijuru. Imana niyo hamagara abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore buzuye imbaraga z'Imana, batishingikirije ku migenzo y'abantu, hanyuma tugakorera muri izo mbaraga z'Imana. Ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana duhereye ku murongo wa mbere. Impamvu bashinje Yesu ngo azirura isabato, bakamushinja ko yita Imana se akigereranya nayo, ngo bashatse kumwicira icyo ngicyo. Reka duhere ku murongo wa mbere twihute. Habaye iminsi mikuru y'Abayuda, Yesu agiye Yerusalemu. Muribuka ko nababwiye ngo Yesu yaratangiye Yerusalemu gukora ibinyuranye n'abari bari bagaze ku mihango n'imigenzo y'abayo kandi by'abasekuruza babasigiye. Yesu nawe yaje azanye ubutumwa bwiza bwo kongera kumenagura imbaraga z'umwijima, yambaye imbaraga z'Imana no gutsinda ubwami bwa Satani ngo tugarukire Imana. Hano rero komeza usome. Noneho ngo Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bari bugufi bw'irembo. Hari ikidendezi mu Heburayo cyitwaga Betisida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, hari impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, ngo rimwe na rimwe marayika yaramanukaga akaza muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Kujya muri ayo mazi yihindurije niwe wakiraga iyo ndwara iyo ari yo yose. Noneho ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Haleluya! Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwara. Aramubaza ati urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya muri iki kidendezi. Iyo amazi yihindurije nyiza undananga kumanukamo. Haleluya! Yesu aramubwira ati koko ndavuga imbaraga z'Imana, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira. Mana yanjye! Noneho ngo yikorere uburiri bwe aragenda. Mva kandi rero hari ku munsi w'isabato. Abayuda rero babandi bagize bafashe imihango ikabaho karande basigira n'abasekuruza, baraje. Yesu akoze igitangaza. Munyumve neza, ibintu biranyuranye. Akoze igitangaza, akijije umuntu yari amaze imyaka 38 yarababaye. Munyumvira ahantu nshuti za, nta muntu wamushugunyagamo, abandi barazaga bagakira bakamusiga. Yesu ahageze amenya yuko nta muntu umushugunyamo, amugirira imbabazi, aramubwira turashaka gukira. Undi aramusubiza ikibazo ati nyiza abandi bantangamo. Yari amaze igihe kirekire. Aramubwira ati byuka wikorere bwawe ugende. Aragenda ahura n'Abayuda ako kanya n'Abafarisayo. Bamubwira ngo iki urumva? Baramubwira ngo wowe uyu munsi ni isabato we, kandi amategeko ntabwo yemera ko wikorera uburiri bwawe. Nabasubiza ati haleluya! Aravuga ngo uwanyijije niwe wambwiye ngo avuga imbaraga z'Imana, uwanyijije niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Baramubaza bati uwo muntu ni wakubwiye ngo wikorere ugende. Ariko uwakijijwe ntabwo yari yamenye uwo ari we. Yesu yari yigendeye, kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'igihe Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati haleluya, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu ahita yirukanga. Umva inkuru nziza, muvuge ngo amen abankurikiranye. Ngo uwo muntu aragenda, amaze kubimenya ko ari Yesu, tuzavuga Yesu
tuzavuga imbaraga z'Imana zadukijije. Hariho abantu bazi ko aba umunyedini agakora ibyaha. Oya, hari imbaraga z'Imana ziguhindura zikagukorera igitangaza. Mwene data unyumva, nawe nciraho iteka, ahubwo ndimo ndabatyaza. Arirukanka, abayuda bari bamumereye nabi, bamubwira ngo kuki wikoreye uburiri ku isabato. Aravuga ati ariko hari umugabo unyishije, nari maze igihe kinini ndyamye, yahuye n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Aravuga ati niwe wambwiye ngo nikorere uburiri. Bamubajije ninde, arabiyoberwa. Ubwo urumva byari bamukaciye. Kandi mwibuka ko icyo gihe bahuraga n'ibihano binakomeye. Noneho ngo Yesu amubonye mu rusengero, avugana nawe ati ntuzongere gukora icyaha utazabona ishyano riti rya mbere. Amenya ko ariwe ngo ahita yirukanka asanga abayuda. Igihe kirageze ngo dukorere mu mbaraga z'Imana. Twirukanye tubwire isi, tubwire abakingiraniwe mu mihango ya karande, bamenye imbaraga z'Imana. Niryo jambo ndimo kubwiriza. Arababwira ngo ninde? Bavandimwe, munyumvira, Yesu akijije umuntu wahuye n'ingorane imyaka 38, aryamye ku kidendezi, yabuze umujugunyamo. Iyo ataza Yesu wenda ari no kuhapfira. Imbaraga z'Imana zari muri Yesu. Arabimenyera, amubwira ati byuka wikorere urugendo. Aho kugira ngo Yesu bamushimire imihango yabayeho akarandira agatsindwa n'Uwiteka, aho kugira ngo banezerwe bishimire uriya muntu ukize icyo cyaha, bashime Yesu, bamupfukamira, bavuga bati biri twigeze tubibona, ahubwo bagarutse ku migenzo yabo. Baravuga ngo ntabwo byemewe kwikorera buri ku isabato. Ati nyamara nari maze igihe kinini naryamye, narabuzunjugunyamo. Abantu barasandaye bameze nk'intama zidafite umwungeri. Bene data bakundwa, ibyaha birimo birica abantu. Dukeneye imbaraga z'Imana. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana. Ndimo numva imibare barimo gutanga mu Rwanda y'abana barimo gukura, barimo kubyara, batewe amada igihe cy'imyaka kitaragera. Abana bari hasi igihe cyuzuye cyo kuba babyara. Baravuga imibare ukumva agahinda karakwishe. Abantu barababaye kandi barakubitirwa mu nsengero, mu miryango. Abandi baranywa ibiyobyabwenge, abandi bishwe na za kanyanga. Ni bande barimo guhura n'ibyo bibazo? Nababwiye ngo ni umuvugabutumwa kandi ukuri ni kwiza. Ni bande barimo gukubitwa n'ibyo bibazo? Abo bana turimo guhura n'izo ngorane mu gihugu ntabwo aribo bitera amada. Bakundwa bene data, itorero rya Kristo mu ntege amatwi hangeze birakomeye. Dukeneye gukorera mu mbaraga z'Imana. Ni bande babatera inda? Abana b'imyaka 14, 15, 16. N'abandi bantu nanone bari aho bakuru. Reka nitiza amazina. Niba Petero, niwumva izina ryawe mbabarira, ntabwo ari we mvuze. N'izina reka mvuge nirya. Niba Bernard, ari amazina ya kabiri ya Gikristo. Niko badushutse, niko abazungu badushutse. Batuzanira imihango, ntibatwereka Imana kugira ngo twijire mu mabanga yayo, dukorera mu mbaraga z'Imana. Batwita ba Bernard ko ntibatubwira imbaraga z'agakiza. Batwita na Paulo mutagatifu, ba Elizabeth mutagatifu, ariko ntibatubwira gukizwa icyo ari cyo. Nicyo cyazanye Yesu. Kubera ibyo byose birimo gukora, 85% mu Rwanda ni abakristo. Buri muntu wese afite ahantu yinjirira, buri muntu wese afite ahantu asengera,
buri muntu wese afite umupadiri cyangwa umupasiteri cyangwa umubishopu cyangwa umushehe muhagarara imbere akamusomera mu byanditswe amategeko y'Imana. Ariko dukeneye imbaraga z'Imana, munyumve neza, kuko iyo tubivuyemo tuba twambaye ikote ry'imihango gusa isa naho yera. Ariko imbaraga z'Imana zirakiza, imbaraga z'Imana zikiza abantu. Yesu yabwiye uriya wa mbere ngo ubabariwe ibyaha byawe. Yesu ababarira ibyaha kandi agakiza n'indwara. Kubera iki? Yuzuye imbaraga z'Imana. Niba mbeshya nimukora imibare murebe. Reka mbabwize ukuri, n'igihe cya genocide imibare y'abakristo mu Rwanda yari izamutse cyane ku rwego rwo hejuru. Uribaza se umuntu wafashe umuntu akajya gutema undi amurenganya amusize uko yavutse kandi afite ari mutagatifu Bernardo? Ubwo suragira ngo bitaniye n'iyi migenzo y'abafarisayo bahigaga Kristo abohora umuntu amaze imyaka 38 arakijijwe, none baramubwira bati iyo uburiri wikoreye ku isabato we baragufunyanga baragutera amabuye. Atandukaniye n'umuntu rero wahazwaga wabatijwe akitwa irindi zina, yarangiza agafata umuhoro akagenda agatema ishusho y'Imana. Iyo teka tuvuga ukuri abavuga butumwa ugira ngo ari turase oya, ndashaka ngo ndavuga hejuru imbaraga z'Imana zihindura, zaraduhinduye natwe twahoze muri abo ngabo. Tegekwa n'umutegetsi utegeka isi y'umwijima ariyo myuka mibi ikorera mu batumvira. Ariko ubuntu bw'Imana butugeza ari wa Kristo, turabohoka turakizwa, none turavugira Kristo. Dukeneye imbaraga z'Imana. Ngo nicyo cyatumaga abayuda barushaho gushaka kwica Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo. None ku isabato naho yageze akiza umukecuru yarahetamye umugongo, ngo yaramaze imyaka 8, aramubwira ngo ubumuga bwawe urabubohowe. Wari mu isinagogi aho ngaho uyoboye isinagogi, ngo ararakara avuga ngo mu yindi minsi mujya muza mukirizemo abantu, ngo ku munsi w'isabato no kuruhuka. Abivugira aho ngaho Yesaya arababwira ngo se wowe indogobe yawe yagwa mu mwobo ku isabato ntuyivanemo, inka yawe yagwa mu mwobo ku isabato ntuyivanemo. Arababwira ngo se kuyu mwana yari umwana wa Abrahamu, yari akwiye kubohoka no ku isabato. Iteka ryose bagendaga mu mihango batega Yesu imitego. Impamvu uvuga hejuru imbaraga z'Imana nuko zikenewe bakundwa, kugira nidukorana n'imbaraga z'Imana tuzabona kugira neza kw'Imana. Icyo bamuhoraga, ariko ko yari yuzuye imbaraga z'Imana ntabwo bigeze bamushobora. Nawe nushaka mu maso y'Imana gakuzuza imbaraga z'Imana. Rubyiruko, ntabwo ushobora gutsinda ubuhehesi n'ubusambanyi buriho muri iki gihe. Barimo kwerekana ku mateleviziyo, barimo kwerekana kuri za mudasobwa ku mugaragaro n'abana bato babireba. Ntabwo ushobora guhangana nazo ngo uzishobora utazuye imbaraga z'Imana. Ntabwo ushobora guhangana n'icyubahiro cyo muri iki gihe uhagaze ku musozi Imana yakuzamuye ngo ubashe guhangana n'imbaraga z'icyubahiro udafite Imana, udafite imbaraga z'Imana. Ntabwo ushobora guhangana n'abarozi bariho muri iki gihe bahohotera abantu, bahora abantu busa. Ntabwo ushobora guhangana n'abashuga dadi n'abashuga mami barimo gutera n'ibigo by'amashuri bashaka abana bakiri batoya kugira ngo babangize. Ntabwo wahangana nawe uri ku ishuri, rubyiruko mu nyumve, udafite imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana iyo zikugezeho zigukoresha ibimenyetso n'ibitangaza, ukamenya Imana ikakuryohera, ukayikorera wuzuye ubwiza bw'Imana, wuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Rimwe twari ahantu tuvuga ubutumwa, aje nsoze kandi mwihangane, bimwe ndabitaruka kabisa. Tuvuga ubutumwa noneho umuntu araza atugwa gituma, batangira kudukubita, baratwicaza. Nta kindi baduhoraga, twari mu masengesho tuvuga Kristo. Umuyobozi wari ubayoboye afite n'icyubahiro gikomeye, arambwira twicaye hasi baduhondaguye, avuga wowe wambwa hari ikintu mari igihugu. Ambwira n'ijambo ribi ntashobora no kuvugira hano. Susugura ijambo, ahubwo umuntu agusuzugura akagukuba na zero. Hari wambwiye ngo usibye no kuba zero, ngo uri no munsi ya zero. Uyu muntu icyo gihe aba yakurangiye.
noneho arambwira ngo nta kintu mari igihugu wowe wamugawe gusa yabarega ibyo mvugira Kristo kandi nawe yari umwizere nawe unyumvira icyo kintu aho naho ndimo kurwana nawe mvuga hejuru imbaraga z'Imana baraduhondagura ngeze aho mbabaye ndamubwira ariko kumbwiye ngo nta mari igihugu twari kumwe n'umwana witwa Eugenie twari twaramusengeye duhamagara imbaraga z'Imana yarakambakambaga yagize ku myaka 18 akambakamba twahura akambakambaga inda kakanyice bukeye twakoze igiterane Imana iramubohora arahaguruka aragenda dushima Imana hariya habaye ibintu bibiri nshaka kubabwira wenda ari nabyo soreza kuva imbaraga z'Imana naho zihuriye n'imigenzo y'idini n'iy'abantu ndakubwiza ukuri ntaho bihuri ejo nawe wabwenga agakiza ntago gahabwa n'ufite amashuri menshi gahabwa n'ufite icyubahiro cyinshi agakiza n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana nimba n'umwanya nzavuga ku mbabazi z'Imana nkagurutse uwo mukobwa ndamubwira kumbwiye ngo ntabwo ntacyo mari igihugu uyu mwana twarahungutse dusanga arakambakamba duhamagara Yesu dukorera aramugendesha wenda niyo ntakora ibindi bintu ariko ubundi ubwo gihe sinajya mu rwego rwa dogiteri ko namubashije n'ibibazo namubwira se ko ufite abasirikare yari yazanye n'abasirikare ukaba ukomeye wari washobora wagurutse umuntu wakambakambaga dukeneye imbaraga z'Imana araceceka mbwira uwo mukobwa ntivayo ugenda umujya imbere arebe kuko umuntu yagendeshaga hasi gutya mu biganza yagendeshaga za slipa kama mbiri icyo gihe yari amaze iminsi agiye agenda ariko hano hari umuntu wagenze urumva icyo gihe kingana gutyo hano hari harabaye harageze gutya ndamubwira nimwereke mu biganza urareba yaragendaga nongera ndamubwira noneho iki si ikimenyetso ko yagendeshaga hano none arimo aragenda nongera ndamubwira nifata abasirikare mugi wabo hakurya mubabaze muperereze nimusanga atarakambakambaga Yesu mvuga ndamureka tujye gusangira inzoga ariko yarambwira ngo nta kintu maze niko bivuga nshuti niyo mpamvu dukeneye imbaraga z'Imana zihinyuza abantu yumvise mvuza gutya aravuga ngo muradutsinze barakore nasaba barakore nabo bahita bakoma karuru bakoze nyakaruru abwasire mu wapige baradukubita ariko ikimenyetso cy'imbaraga z'Imana cyari gihari kindi kintu cyambabaje mu mutima wawe ngo ndi mukisesengure cyane ariko cyarambabaje uwo mwana ntabwo twasenganaga yasengeraga muri ndi torero aje iwacu aho twakoreraga yabonaga hari imbaraga z'Imana aza kwihisha azi iwacu Imana iramugendesha imugendesheje asubiyeyo mu idini rye mu itorero yasengeragamo y'umwuka baravuga ngo hariya wajyanywe n'iki mwumve nababwiye ngo mu itorero harimo abantu bicayemo barwanya iby'Imana kandi biyitirira Imana ndimo rero ndavuga hejuru y'imbaraga z'Imana ziza zikabivangura ukagendera mu mbaraga z'Imana nk'uko Yesu yagenderaga mu mbaraga z'Imana baramubwira ngo ihane wagiyeyo ute wabitewe n'iki baramwatuza yihanye arongera arakambakamba ibyo byarabaye ndababwiza ukuri kambakambye arababara none arabihisha inshuro ya kabiri asanga abana aho basengeraga bari muri icyo cyumba badukubitiye barongera baramusengera arahaguruka aragenda asubiraho gati none muzongere mu mbeshyi mwambeshye ngo nagiye hariya gute ndongera ndakambakamba munyatuje nimwana nsengera ngo mpaguruke muzongere rero kugeza n'uyu munsi amafoto yenda yafite yahise agenda ajya muri bene wabo aratembera ageza Kampala agaruka kunshimira avuye Kampala avuga ati wangiriye neza nabonye bene wacu nari naratereranywe ngenda nkambakamba urumva rero ni urugero ntanze kuko aba badukubitaga nanone n'aba Kristo bafite andi mazina nkandi barwanyaga iby'Imana nkabwira se uyu muntu ko yakambakambaga Yesu akamuhagurutsa muraduhora iki imishinyi kabica nuko ibintu bimeze rero sinirirwa njya kure cyane abantu barwanya iby'Imana rimwe na rimwe iteka ryose bari no mu nzu y'Imana ani tubabarire kabisa ndasenga Imana ngo ime gushira amanga mvuge ukuri ariko iteka ryose narabigenzuye umuntu wese ugira ukuri abantu baramurwara ko abantu ntabwo bashaka ukuri kandi Imana ni nyakuri kuko nawe ukeza abami babi ndavuga hejuru y'imbaraga z'Imana nitudasenga Imana ngo iduhe imbaraga z'Imana
isi izaduhinyuza. Nitudasenga ngo twuzure imbaraga z'Imana mwa rubyiruko mwe, isi izaduhinyuza. Tuzajya tujya gusenga niturajya tujya gukora ibyaha. Kandi nababwiye ngo Natwana Rutayisire nabivuze ngo uzahishahisha icyaha ukibunda nawe ugenda wubutse ngo ntawukureba. Iyo icyaha cyagushyize ahagaragara ujya ku karubanda. Niyo mpamvu abantu bakoze jenoside na n'ubu bagifatwa kuko icyaha kidasaza keretse iyo umuntu yihannye. Kandi nanone nubwo n'umuntu yihana ariko icyaha kikamugiraho ingaruka. Rero mushake gukorera mu mbaraga z'Imana, kubera ko twagiye tubona ibintu byinshi bene nk'ibyo ngibyo. Ukabona nk'umwana w'umukobwa aragenze, imbaraga z'ibitangaza. Ntabwo itorero riyobowe n'ibitangaza mu nyumve, riyobowe n'ijambo ry'Imana ariwe Kristo, ariko rigomba kugendana n'imbaraga z'ibitangaza, arizo mbaraga z'Imana, kugira ngo habeho itandukaniro ry'itorero n'imihango y'abantu. Icyo kintu mu cyumve dukeneye imbaraga z'Imana, nizo ndimo kuvuga. Abantu barababaye. Icya kabiri cyarazamutse no mu itorero kirimo kirabinjirana. Ugasanga abantu barakorera ibyaha mu itorero, baratera amada, baribiramo, bararya za ruswa, kandi ari abakristo. Bazwa cyane n'icyo kintu. Imana senga Imana yangu iduhe imbaraga zayo tubashe gukorera mu gukiranuka no kwera. Bariya abantu rero bategaga Yesu imitego, nimo gusoza. Ariko ikintu cyabananizaga ni imbaraga. Bamutegaga umutego yakora igitangaza bagasubira inyuma bose bagati. Itorero natwe nidukorera mu mbaraga z'Imana tuzahindura isi kandi sizagarukira Imana. Nanone no muri iki gihe ikizatandukanya itorero ry'Imana n'abantu b'Imana badakishijwe ni imbaraga z'Imana zizakorera ku bakozi b'Imana, zizakorera. Ari umushumba dufite yaragiye ararwara, bamujyana CHK, baravuza biranga. Dr. mukuru w'ibitaro arababwira ati nimumujyane agende mu rugo ajye kuruhuka. Araho umuganga agera nyine akababwira ati ntabwo bizakwe. Yaraberuye ko bari inshuti, afite n'abavandimwe b'abasirikare bakuru. Arababwira ati umwana byararangiye, ibyo kubaho n'ibigihari, nimumujyane ajye kuruhukira mu rugo. Nyine ubwo bamwohereje ngo ajye gupfa. Murana se arambwira ati ariko mfite ikibazo. Akimbwira nta nubwo nagiyeyo, abana natoje nigisha ijambo ry'Imana bagiyeyo babimenye ko hari, bamusengera murambika biganza arakira. Haleluya. Mbaraga z'Imana zirakomeye. Ariko ikintu cyashimishije cy'uriya musore, yabonye amaze gukira, yagize ishyaka ry'Imana, akambwira ati ariko ubu nzakorera Imana. Ubu ni umupasiteri mwiza. Namubwira uzayimenya wumva. Ati se uzamenya ibyanditswe. Yabonye ikintu Imana imukoreye. Nahoze ndaye ubuhamya bwa Yanga, ndavuga ariko Imana ni Imana y'igitangaza, ukuntu yamukije kansa. Ni ukuvuga ngo rero Imana, dukeneye imbaraga z'Imana abakozi b'Imana. Dukeneye imbaraga z'Imana rubyiruko. Dukeneye imbaraga z'Imana muri ibi bihe. Uwo mwana yaragiye amaze gukira, ajya CHK, ahamagara dogita, ahamagara abaganga. Ngewe ntabwo mpinga abaganga mu nyumve, nabo bakora imirimo ikomeye n'abakozi b'Imana, Imana ibagirira neza. N'ubu muri iki gihe cya korona barimo barakora, ariko bafite aho bagarukira. Hari imbaraga z'Imana zindi zishobora gukora abantu batizera, nizo dukeneye. Arabateranya arababwira ati ni wa mwana, ni wa musore mwasezeranye ngo ngende njye gupfa. Baravuga bati bigenza bite? Harababwira ngo Imana yaranyijije. Abana batoya bo mu cyaro baransengeye badafite n'amashuri, bafite imbaraga z'Imana, ndakira. Nje kubahamiriza Yesu ko ari umwana. Kiriya kintu yakoze cyaraneje. Nibyo dukeneye rero. Dukeneye imbaraga z'Imana zituma tutishushanya. Twaravanguye. Wajya ubwira abantu bahagaze imbere bakabona ufite imbaraga z'Imana. Waba uri ku ishuri, muri kaminuza, ukaba ufite imbaraga z'Imana zinesha bya bindi navuze. Rero nimureke nsoze ijambo ry'Imana ndekera aho ngaho. Navugaga hejuru y'imbaraga z'Imana. Naberetse Yesu abafarisayo ukuntu bamutegaga kubera ko imihango ya karande yabasabitse mu mitima yabo. Bagahora basuzugura itegeko ry'Imana bakimika imihango.
ngo bakundaga gushimwa n'Imana kuruta gushimwa, bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Niko abantu bateye muri iki gihe, gushaka kwitirirwa iby'Imana, ariko imbuto indangagaciro z'Imana zitakuriho. Ndagira ngo rero winjire mu mbaraga z'Imana. Ababaye tubabohore mu izina rya Yesu. Mbonye Yesu akiza abantu kuri uyu musozi wa Siyoni. Mbonye abantu bakira indwara batandukanye. Muri uyu murimo nakoreye Kristo, sijya ukiza nabwe ngo nagitangaza ndakora, ariko Kristo bamamagaye akora ibitangaza. Murabonye Imana igenda igirira abantu neza mu mbaraga z'Imana. Haba Uganda za Nyakivara, haba hehe aho twanyuze hose, haba za Bukanga, haba za Toro, haba hehe za Rakayi, twabonye Imana igenda igirira neza abantu. Na n'ubu turacyabihagazemo, n'ubu mfite abantu benshi Imana yagiye ibohora mu ngoyi z'uburwayi, mu ngoyi z'ubukene, mu ngoyi z'icyaha. Yari umusinzi ruharwa akabireka, yari umusambanyi ruharwa akabireka, nanjye ndimo. Izo nizo mbaraga dukeneye abakozi b'Imana, kugira ngo isi itaduhinyuza, kandi imbaraga zuzuye agakiza nk'umwuka wari kuri Yesu natwe tubeho. Rero Imana yo mu ijuru umugisha, reka ndekera aho ngaho, tuzakomeza muri kiriya cyumweru kiri imbere. Imana yo mu ijuru umugisha. Kuba Zayoni dusengana, mukomeze gukomerera mu mwami. Turimo gusoza, turi mu mwaka w'ingororano, turimo gusoza ukwezi ko kurenganurwa. Twabivuzeho murenganurwe, muhumure. Kundi kwezi tugiye kwinjiramo tuzababwira insanganyamatsiko yako, ariko mukomerere mu amahoro aho murimo. Nabizi ko uba mu rugo yarorohejwe, barimo baragenda, dutegereje n'igitangaza ko tuzanaterana, ko turimo gusenga. Rero mukomerere mu mwami, mwuzure imbaraga z'Imana. Iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana ntago akora icyaha. Iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana ntago aba yarabonye ubwiza bw'Imana. Yesu ntabwo yigeze akora icyaha, kandi atwita bene se. Ukuvuga natwe nitugendera mu mbaraga z'Imana. Umva rubyiruko mu nyumva nimwebwe nibandaho cyane, maze guhabwa imbaraga z'Imana narakijijwe kandi nyizwa neza, n'ubu ndacyakijijwe kandi ndacyavugira Yesu. Iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana zirakurinda, zikakurinda icyaha, zikakurinda Satani, zikakurinda ubukene, zikakurinda ibyorezo. Imbaraga z'Imana zirakurinda ugakizwa neza. Imbaraga z'Imana zirakurinda ukagira umuryango mwiza. Imbaraga z'Imana zirakurinda ntugire amadosiye impande n'impande. Imbaraga z'Imana zirinda umuntu ahantu hose. Imbaraga z'Imana zarinze Isiraheli. Imbaraga z'Imana zarigaragaje ku nyanja itukura. Imbaraga z'Imana zarigaragaje kuri kiriya kirema. Imbaraga z'Imana zarigaragaje kuri ya muntu wamaze imyaka 38. Imbaraga z'Imana zarigaragaje kuri genda bohoka mva mu businzi no mu busambanyi. Imbaraga z'Imana zarigaragaje kuri uriya Eugenia wagendaga kambakamba, ejo bundi ndabibona. Imbaraga z'Imana zarigaragaje kuri uwo mushumba, ntabwo shaka kuvuga izina rye, azabibwirira. Yamwohereje ngo ajye gupfa ibitaro bikomeye mu gihugu, ariko Imana iramuhora. Hirya rero y'ibyo hari uruhande Satani atamenye. Genda ujye muri izo mbaraga z'Imana, Imana izakurinda. Kandi wageze mu mbaraga ntabwo urwana no gukiranuka, ahubwo wuzuye imbaraga zikurinze. Nababwiye ngo twebwe iyo dufite imbaraga z'Imana duturikira imbere nk'imbunda. Imbunda uyibonye bayitwaye kuri itavuga, uravuga wagira ngo ni ikintu nk'ikindi, ariko wayikoze yashyizemo ubushebwe imbere, ashobora no guturitsa isasu rikagenda ripima toni rikagukubita ugashwanyagurika. Natwe rero iyo dufite imbaraga z'Imana zidukoreramo, duturikira imbere nk'imbunda. Abantu batubona tugenda nk'abantu, ariko imbere y'Imana tuba dushinze intwaro zacu imbere y'Imana, tukabasha gutsinda icyaha icyo ari cyo gisa nacyo. Satani yaza ukawamubonye, ubusambanyi bwaza ukawubonye, ubujura bwaza ukawubonye, uburiganya bwaza ukawubonye. Tubayeho muri ubwo buzima tudakora ibyaha, kandi Imana izaturinda bene data. Simvuga ngo tubikora ku bwacu, nabwiye ngo iyo umwuka w'Imana kuriho n'imbaraga z'Imana zikakuzaho, ugenda uri umutsinzi neza kurusha. Abantu batinya kuvuga ubukiranutsi kuko nta mbaraga z'Imana zihari, ariko iyo ufite imbaraga z'Imana urahamya, kuko uba ubyumva neza ko zikuri. Rero Imana ibahe umugisha, ibarinde, ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze rero muyoborwe n'imbaraga z'Imana. Ibyo navuga ko Imana ibahe Data mwiza w'icyubahiro. Pawulo avuze ngo shobozwa naho imbaraga, ndagusaba kugira ngo uduhe kuvuga dushize amanga. Intumwa zabazaye imbaraga zivuga zishize amanga. Mwami mwiza w'icyubahiro, mu gihe cyari kitoroshye cy'ubwami bw'Abaroma, natwe turagusaba imbaraga kugira ngo tuzikoreshe muri iki gihe kigoye isi. Witeka Imana, tugarura abantu kuri wowe, kandi tuzishima, tuzanezerwa, tuzitera hejuru tuzanye iminyago.
izina ryawe ryera rishyirwe hejuru, kandi uturinde kwishyira hejuru, ahubwo tuvuge ubutumwa bwiza. Mwami mwiza, twa kujya hirya y'ijambo ryawe, tuvuge ukuri tweruye, nawe ugenda inyuma y'ijambo ryawe uryubahiriza ukora ibimenyetso n'ibitangaza. Ndagushimye data wera, wumvise gusenga kwanjye, ishimwe icyubahiro no gukomera n'ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yanjye nkorera rero ibarinde kandi bagirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Murakoze cyane, ndabakunda mu izina